twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ubuzima ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Ubuzima ari byiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, rimwe na rimwe tukumva ko byari bikwiye no kubaho, nyamara burya hari Imana isumba byose ibikora, yitwa Uwiteka Nyiringabo ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira, ibyo bituma tumukunda, imbere niyo hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Amaso yacu yabonye byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi, intambwe zacu yazaguriye kumukorera, ibyo akora n'imbabazi agira, ibyo bituma tumukunda, imbere niho hari byose twifuza. Uwiteka ashimwe, ashimwe. Tumukomere amashyi menshi cyane. Haleluya. Reka twicare dusome ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu, ibice 8 umurongo wa 8, tutaruke dusome n'umurongo wa 13. Ibice 8 umurongo wa 8 n'uwa 13, ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. Reka nisomere, uraza kunsomera muri Rusi 2:15 buhareba, igitabo cya Rusi 2:15 niho turasoreza. Kaduhere muri Matayo 8:8 dusome 13. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati, mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Murongo wa 13, Yesu abwira uwo mutware ati, nuko genda bikubera uko wizeye, umugaragu we akira uwo mwanya. Amen. 2 Rusi 2:15. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Urasubiramo. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu bati, Bowazi agira ate? ategeka abahungu be ati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Urasubiramo irindi rimwe. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati, ahumbe no hagati y'imiba nimumucyahe. Amen. Tuyogana ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke
amaboko afashe ibyawe abirekure. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Amen. Tugiye kuvuga iri jambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Haleluya. Nta byinshi ndaza kuvuga kuri protocole, mushumba yabivuze. Nitwa Singirankabo Boniface, ndi umuvugabutumwa, inshuti ye, niyo mpamvu ndahangaha. Twakoranye ivugabutumwa mu bintu bimeze nk'amavuna i Bugande, twamaranye icyumweru cyose tuba muri shambure imwe, twarabanye turaziranye. Rero kuva icyo gihe kugera ubu ngubu ndamukurikirana kenshi, nawe arankurikirana, ngira ngo abamaranye iminsi itari mike nawe. Murabizi ko na ruguru iriya nabasuye Kicukiro aho mwabaga hejuru. Rero yarongeye arantumira arambwira ngo zaze mbane namwe mu mwanya muto abantu baba bafite mu mujyi wa Kigali, tuba tugomba gusaranganya. Umuntu aguhamagaye nuko aba agufitiye icyizere. Ni byiza rero yarakoze kuntumira kugira ngo nze tuganire ijambo ry'Imana. Rero namwe mwakoze kuza, kuko iyo mutaza ntago twari kubona abo tubwira. Muranyemerera tuganire iri jambo rivuga ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure. Hari igihe umuntu asenga ibyo byarafashwe akiyakira, akumva ko ariko bigomba kumera. Hari amaboko afashe ibyawe, kandi ayo maboko ni ay'abasore bakomeye. Bibiliya yavuze ngo ategeka abo basore barafata. Ntabwo imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu, wakabaye urya iwawe, ariko urugo rwawe rwarafashwe urangije uratuza. Urumva ababyeyi ntibakurihira materineri, ngo bakurire pirimeri, ngo bakurire segonderi, ngo bakurire kaminuza. Ubu se koko wumva nta kibazo biteye? Biteye ubwoba. Nawe watwara imodoka byakubera. Ese murimo muranyumva? Ntabwo uburyo uryamo aribwo buryo wari ukwiye kuburyamo. Hari amaboko afashe ibyawe. Ntabwo imyenda wambaye ari wakwiye kuba wambara. Ese wawugura nijoro bakwirukankaho, nawe wajya mu iduka ryiza. Hari amaboko afashe imyambaro yawe, narekure. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo hatubwiye umutware w'abasirikari. Uyu mugabo yari akomeye, yari afite umutwe w'abasirikari ukomeye, ariko ngo aza kugira ikibazo. Umwana we, umugaragu we, umuja we ararwara. Arwaye amenya ko hari umugabo, haleluya, ushobora kumukiriza umugaragu. Ajya kumureba, ajya kureba Yesu. Aramubwira ngo nyakubahwa, nagize ikibazo, umugaragu wanjye yarwaye. Bibiliya yavuga ngo Yesu aramubwira ngo tujyane mugukirize. Umusirikare abwira Yesu ngo sikumbwa kuza, nanjye nyoboye abasirikari. Iyo mbategetse ngo nibanyura aha niho banyura. Uko nkuzi rero tegeka, tegeka, bivuge gusa. Nubitegeka ndabyizeye ko indwara yafashe umugaragu wanjye iramurekura. Ubu wicaye ahangaha, Yesu yategeka iby'iwawe. Wowe umubwire ngo naje, ariko nubwo nicaye ahangaha hari amaboko amaze iminsi afashe ibyanjye. Tegeka gusa, ningerayo ndasanga byatunganye. Yesu aramubwira ngo nabanye n'Abisirayeli benshi, ariko sirigeze mbona umuntu ufite kwizera kungana n'ukwawe. Bikubere uko wizeye. Ngo aragenda ageze mu rugo asanga umugaragu we yagize ate? Nonaha wakizera. Amaboko afashe akazi kawe akakarekura. Amaboko afashe perimi yawe akayirekura. Amaboko afashe umugabo wawe akamurekura. Amaboko afashe abana bawe akabarekura. Uyu mwaka utari warangira, amaboko afashe ibyawe agira ate? Arekure. Kuza gusenga ni ukuguza itike. Kuza gusenga ntubona uko utura. Uba wicaye ahangaha uvuga ngo ndararira iki, ariko Kristo ategetse amaboko afashe ibyawe yagira ate? Yabirekura. Nimuvuge ngo amen. Iki gitabo cya Rusi ntabwo ndaza kugitindaho cyane. Ni igitabo gifite ibice bikeya 4, ariko kigaragaramo amazina y'abantu benshi. Mu mazina y'abantu benshi bagaragaramo, sinzi niba mwumvishe, hari amazina 2 dusomye. Ndaza gutinda kuri rimwe ry'umugabo witwa Bowazi. Ese murimo muranyumva? Bibiliya yavuze ngo Bowazi ategeka abahungu be, aravuga ngo nimumureke ahumbe. Uwo rero baretse agahumba. Ndavuga Bowazi, nze kuvuga n'uwo baretse agahumba. Nimuvuge ngo amen. Iki gitabo kibonekamo umugabo
witwa Elimeleki. Inde afite umugore witwa Nawomi. Bafite abahungu babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni. Iki gitabo kigaragaramo undi muntu witwa Rusi n'uwitwa Orupa. Kigaragaramo abandi bantu babiri, uwitwa Bowazi n'uwitwa Obedi. Elimeleki biravuga ngo Imana ni umwami. Nawomi biravuga ngo ni nyiragikundiro. Maharoni biravuga ngo ni umurwayi. Kiriyoni biravuga ngo ni intege nke. Rusi biravuga ngo ni inshuti. Orupa biravuga ngo ni uwahindukiye. Bowazi biravuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Obedi biravuga ngo ni umurimo. Aya mazina yose ntago ndaza kuyavuga nta mwanya. Ndavuga kuri Bowazi, nze kuvuga no kuri Rusi. Ese murimo muranyumva? Uyu musaza Elimeleki navuze ngo arafite umugore witwa nde? Inde? Bari bafite abahungu bangahe? Uwitwa nde? Maharoni na Kiriyoni. Mujya mugerageza ibintu mwize mubifate, bizabagirira umumaro. Niyo mpamvu ngerageza gusobanura ibintu. Bibiliya ivuga ko uyu muryango wa Elimeleki n'umugore we Nawomi n'umuhungu wabo Maharoni na Kiriyoni ni famiye igizwe n'abantu bangahe? Bangahe? Bari batuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Iyi Betelehemu birasobanura ngo ni inzu y'imitsima. Betelehemu birasobanura ngo ni mu rusengero, ni mu nzu y'Imana. Iyo mwaje hano muba mwaje mu nzu y'imitsima. Uhavuye udahaze, uhavuye utariye, uburi inyanda. Ko mutanyumvise? Betelehemu ni mu nzu y'imitsima, ni mu rusengero. Iyo muje hano muba muje gushaka icyakura. Buriya rero mumvira ijambo ndivuga rirakomeye. Niba hari ahantu nabonye habuze ibiryo, ni mu nzu y'imitsima. Umuntu asigaza ashonje ugasanga uko yaje niko atashye. Kubera iki? Abatetsi n'abagabura barabuze, babaye bake. Hari igihe umuntu azangaha ugasanga arabapfunyikiye pe. Kavuga utese ubu turiye iki? Kazana utuntu tw'amashikarete. He pipu. Oya, dukeneye ibiryo. Mu nzu y'imitsima habuze ibiryo. Ese murimo muranyumva? Yuriye kure amacaci, amaministeri, ibitaramo bihari, turi gushakamo ibyo kurya tukabibura. Niyo mpamvu mbinginga, ugize amahirwe ugahura n'umutetsi watetse, rya fata imyaka. Bibiliya iravuga ngo Eliya ari munsi y'igiti, marayika ngo yaraje aramukoma, aramubwira ngo byukurye kuko urugendo ari rurerure rugukomereye. Ngo arabyuka, ararya, aranywa. Ngo iyo ndayigendera iminsi 40 n'amajoro 40. Ngo agera i Horebu ku musozi w'Imana. Shatse kuvuga iki? Nujya ugira umugisha ugahura n'umutsima, ugahura n'amazi, jya uyoragura umwe, kuko hano hanze hari inzara iteye ubwoba. Inzara ngo itera i Betelehemu mu nzu y'iki? Tekereza nawe mu nzu y'imitsima inzara ikahatera. Mu nzu y'Imana hateye inzara. Abantu basigaye baza bagashaka ibyo kurya bakabibura. Inzara ibariye barayihunga. Bagira bate? Kandi iraryana. Barayihu. Ntago mwese mwicaye aha ngaha muvuka ino, ni inzara y'iwanyu mwahunze, muza muje gushaka imibereho i Kigali. Ati wacu ndabona bikomeye, kangiye mu mujyi bavuze ko nibura ubuzima bumeze ukuntu. Inzara ibariye barayihunga. Bava i Betelehemu bayihungira hitwa i Mowabu. Hehe. Bavuye i Betelehemu mu nzu y'imitsima bahungiye inzara i Mowabu. Mowabu cyari igihugu kirimo ibyo kurya byinshi ariko kivumye. Kigize gite? Bagiye kurya ibyo kurya bimeze bite? Bahunze inzara, bayihungiyeho ibyo kurya biri, ariko bifite ikibazo kimeze gite? Ibyo kurya biravumye. Dufite abakristo benshi bavuye mu nzu y'Imana, bahunze inzara iri mu nzu y'Imana, bayihungira i Mowabu hari ibyo kurya. Bageze i Mowabu basanga ibyo kurya birahari, barabirya ariko babirya bimeze bite? Bivumye. Ntago murimo muranyumva? Dufite abakristo mushumba babaye inzererezi, bavuye mu nzu y'Imana, aho bumvisha ibyo kurya bivumye bakagenda bakarya, kandi baduteje akaga. Uzi ko hari ababirya ntibagumeyo bakagaruka bakaduteza akaga. Yagera mu nzu y'Imana ukabona yabaye umurakare. Kudafashwa, arafashwa n'iki? Yari ibitaribwa, yanyweye ibitanyobwa, yicaranye n'abatagomba kwicarana nabo, yambaye ibitambarwa. Iby'Imowabu byaramwangije.
icyo nababwiraga ni iki ngiki, nubwo inzara y'i Betelehemu iryana ariko ntiyica. Inzara yo mu gakiza iraryana, inzara yo mu rusengero iraryana ariko ntigira ite. Iyo yaba yica tuba twarapfuye. Yaraturiye ariko turametiriza. Ndagira ngo mbatangarize ko nubwo bimeze bitya, i Betelehemu ibyo kurya bijya byongera bikaboneka, igihe kijya kigera bikongera bikagira bite bikabona. Baragenda bajya i Mowabu, bageze i Mowabu basanga ibyo kurya birahari bihagije, bararya barahaga ariko mu buryo bw'umwuka barapfa. Ntibuzuzwa, ntibafashwa, ntibiyiriza, ntibatura, ntibasura abakene, bibereye abantu bari aho ngaho gusa badamaraye, bibereye i Mowabu. Umva ikintu cyantangaje cy'i Mowabu. Ese uyu muryango uri i Mowabu mwawumvise ugizwe n'abantu bangahe? 4, umugore n'umugabo n'abana. Maze ngo barangije bararya we. Dore ikintu cyantangaje, iby'i Mowabu birica. Elimeleki umukuru w'umuryango ahita apfa, asiga umugore n'abahungu be bombi. Ndagira ngo batangarize ko dufite abantu bapfuye bahagaze. Wewe wabona umugore ukagira ngo agira umugabo, umbwira ukuntu usenga wenyine umugabo adasenga, uragira ngo ntiyapfuye. Ugasenga we n'abana bawe gusa umugabo adasenga, uragira ngo ufite umuntu ufite igifu bana nacyo. Umugabo agasigara aryamye, ukaza ukiri gusenga ukwezi ugashira imyaka, buriya yapfiriye i Mowabu, iby'i Mowabu byaramwishe. Urasabwa imbaraga zidasanzwe. Nimuvuge ngo amen. Elimeleki agira ate? Arapfa, asigara umukecuru n'abahungu be babiri. Abahungu barebye umukecuru babona afite agahinda ka muzehe, bagiye kumumara agahinda, nanezerewe cyane. Baravuga ngo reka dushake abagore babiri bavukana tubashakire rimwe, mukecuru asigarana umunezero, basibagirwa agahinda k'umugabo. Umwe ashaka umugore witwa Rusi, undi ashaka umugore witwa Orupa. Barazabwira mukecuru ati mukecuru, twashatse abagore rwose bazajya bakumara agahinda. Mu gihe umukecuru akinejejwe n'ibyo byishimo, abahungu be bombi nabo bahita bapfa, bapfira rimwe. Umva i Mowabu, umva Mowabu uko imeze. Umukecuru asigara n'abakazana be, yabareba ni umupfakazi, ari kumwe n'abapfakazi babiri. Umukecuru atari komana we, ibi ni ibiki unkoreye? Ngo agahinda karamwica, kamwishe atekereza ibyaberaga i Betelehemu, arakumbura. Nimuvuge ngo amen. Akumbuye ajya ku mavi arasenga, abwira Imana ati Imana, kuri umunyembabazi, wankuye i Mowabu ukansubiza i Betelehemu. Mowabu ntibuzuzwa, Mowabu ntiberekwa, Mowabu ntibahanura, Mowabu ntibabyina, wansubije hahandi bahanura bakabyina. Mujye mukumbura inzu y'Imana. Haleluya. Arangije Imana iramusura, igira ite? Nukuri mujye muyisenga, igisura abantu bayo. Iramusura, iramubwira ngo Nawomi we, burya cya gihe ukiva i Betelehemu ibyo kurya byahise biboneka, wapfuye kuhava gusa. Bowazi arahinga, sayiri zirera, none subirayo. Asubiyeyo namukunze, yicaza abakazana be bombi. Arabwira ngo sinagenda ntabasezeye, Imana yambwiye ngo ntahe, none muzasigara amahoro. Baramubwira ngo nukuri ntudusiga, tuzajyana. Twumvisha uburyo usenga Imana, twumva dufite amatsiko yo kureba Imana usenga. Mwari mukwiye kugera ku rwego muva hano abo mwasize bakagira amatsiko yaho mwiriwe. Avuga ati abo bantu buri munsi bahora bagenda, ubutaha tuzajyana nabo, tujye kureba hari abantu baba bagiye. Nawomi yarasenze, amasengesho ya Nawomi afata Rusi na Orupa, arabakonvenka, abemeza ko bagomba kuzajyana na Nawomi. Amasengesho musenga ataza n'abandi, ararwaye afite ikibazo. Amasengesho musenga ukaba wamara umwaka nta muntu uragukurikira aho usengera, urarwaye. Hari ibintu abantu bakeneye kumva. Ngira ngo uyu uvuye hano kubwiriza n'uvuze ngo sinzi ijambo akoresheje, bavuze ngo arimo arabyiga, ariko avuze ijambo ryiza nkunze. Aravuze ngo niba ushobora kuza hano ntugire umuntu urarika umubwira aho uba wagiye. Ese ibi bintu murya mwenyine abandi batarya, uyu mutsima urya so atarya, nyoko atarya, abana batarya, umugabo wawe atarya. Mushumbu, ni gute ushobora kuyobora umugore ukamara umwaka wose ubana n'umugore hano, umugabo hano ataza n'umwana we? Jya ubabazwa gute, ariko uba wenyine. Ibi bintu tuguha ntacyo bibariye umuryango wawe. Ese murimo muranyumva? Abasore nabonye baririmba ahangaha, abakobwa nabonye baririmba ahangaha, inshuti zanyu zibaye. Kuki mutazana n'umwe cyangwa babiri?
nubona urimisha abasore n'abakobwa ahangaha akaba atakwereka abantu abana bo mu buzima busanzwe, uwo nawe ujye umugiraho amakenga. Iyo uvuye hano ujya ubana n'abandi. Sosiyete tubamo dukeneye kubona mukura abantu Mowabu mukabazana i Betelehemu. Turashaka guhombya Mowabu. Mowabu yadutwaye abasore, Mowabu yadutwaye abakobwa, turashaka kuyihombya. Umushinga mufite no guhombya Mowabu. Ko mutanyumva? Murasabwa kuba mu buzima muhombya Mowabu. Yadutwaye abasore, dutwara abakobwa. Niba ugiye hanze nugaruka uzane nk'umwe, erega inshingano yawe nuko umuzana gusa, ibindi si ibyawe. Wewe muzana umugeze hano gusa. Ese muri yo muranyumva? Muzana umugeze hano gusa, mwinjiza i Betelehemu. Nyiri torero afite uko azamwifatira, ntago ari wowe muhindura. We kora uburyo bwose ushoboka. Hareka mubwira uti turajyana gukandira akanyeneza kuguha 1000. Emera utange 1000 francs gusa. Mubwira uti ndagutegera moto, bikore gusa, ubundi uzirebere. Kumaze ngo imyaka 15 nkijijwe, wabyaye nde? Ninde ukwirahira uvuga uti nibura kugira ngo ngere mu rusengero ni runaka wabigizemo uruhare? Ese aya magambo muri kuyumva? Mwikenere ryavuga butumwa rya munyeganyeze muhobere mukubite mubwire. Ndashaka kubabwira ngo nimureke duhombye Mowabu. Dukura abantu Mowabu tubazana i Betelehemu. Hari ibyo i Betelehemu bizahabera. Arababwira ngo nsubiyeyo. Barababwira ngo uburyo usenga turajyana nawe. Bibiliya yavuze ngo bahagurukana na nyirabukwe. Abakobwa 2 bahagurukana n'umukecuru. Ngo bageze mu nzira, muzasoma igice cya 16 arabareba. Arebye ukuntu basa, abona n'abana bimenyerereye ibintu by'Imowabu. Mowabu igira ibyayo, Mowabu igira mini. Ukuntu abantu baho basa, avuga ati aba bana njyanye i Betelehemu bazahashobora. Arabicaza, arababwira ngo Rusi na Orupa, Betelehemu aho tugiye ntibasomana. Betelehemu aho tugiye ntibanywa inzoga, nta tubyuniro tuhaba. Ko Mowabu nabonaga murara mu tubari, muzashobora kuba i Betelehemu aho basenga 3 batarya? Muzahashobora? Uwitwa Orupa avuga ati kandi umukecuru ibi navuze nibyo, ubu nzabaho ntabyina. Hehe, aramubwira ngo mukecuru soma nisubirireyo. Niyo mpamvu bavuga ngo nuwahindukiye arahindukira yisubirirayo. Umukecuru abwira Rusi ati Rusi we, ko mukamugabo wawe wasubiyeyo urabitekereza iki? We wasubiyeyo? Amubwira amagambo ari ku murongo wa 16. Abasore batazi gutereta bajya kunda kuyakoresha. Aramubwira ngo aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe nizaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Nihagira ikintandukanya. Abasore batazi gutereta bajya bifashisha aya magambo batazi n'igihe yavugiwe n'impamvu aya magambo yavuzwe. Rusi abwira Nawomi, aramubwira ngo winyinginga kugusiga ngo nsubireyo, narakubonye, nabonye Imana ikurimo. Aho uzajya niho nzajya, aho uzagwa niho nzagwa, aho uzarara niho nza. Aramubwira ngo Imana yawe nizaba Imana yanjye. Aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe Imana izaba impore. Ndetse bikabije. Bibiliya iravuga ngo barajyana. Bagira bate? Bagera i Betelehemu. Bageze i Betelehemu basanga habonetse umucunguzi witwa Bowazi. Ngo yahingaga imbuto yitwa sayiri. Igihe yahingaga ngo yabwiraga abahinzi n'abasaruzi, akababwira ngo nimusarura ntimukajye mumaririzamo imbuto, inyuma hari abazaza guhumba. Guhumba ni Kinyarwanda mutapfa kumenya abantu bo mu mujyi. Bowazi abwira abagaragu ngo nimusarura ntimukajye mubimaramo, inyuma hari abazaza guhumba. Nyiri uyu murima niko ateye niko ameze, nta bimaramo. Niyo mpamvu mubona turiho, hari ibigenda bisigaramo. Iyo biza gushiramo ntituba turiho. Ariko abasaruza arababwira ngo mujye musigamo, inyuma hari barusi bazaza guhumba. Nimuvuge ngo amen. Ibice bibiri byanejeje, ibice 2 nabikunze, nimumwikirize. Haleluya! Ibice 2 nabikunze. Rusi ngo arangije abwira nyirabukwe ngo namenya amakuru. Nimuvuge ngo amen. Bibiri bifite hafi, ntuve muri Rusi usomera ku bice 2 umurongo wa 1 ugera ku wa 3. Umve Rusi ukuntu yabwiye nyirabukwe. 2 Aha. Soma ndumva ijwi rimeze neza nta kibazo. Rusi
aha abwira Nawomi ati reka njye mu mirima mumbe imyaka nkurikiye uwo ndi bugirireho umugisha. aramubwira ati aramusubiza ati genda mukobwa wanjye. aragenda ahumba mu mirima akurikiye abasaruzi. umurima yagezemo wari uwa Bowazi uwo mu muryango wa Elimeleki ariko yari atabizi. rekera aho ngaho. ese murimo murabyumva? yageze mu murima wa Bowazi yari mwene wabo wa Elimeleki, ariko Rusi nta makuru yari afite. abwira mukecuru ati reka njye mu murima mpumbe. ajya mu murima atazi nyirawo. mwaje mu bintu mutazi nyiri uyu murima, wampa ngo mumumenye. ni umugabo ukaze. ngo arahumba, ngo ahumbye, ngo yahumbiraga mu gikondorero. icyo ntimwakimenya abantu bari aha ngaha muracyari bato. ngo ahumbira mu gikondorero, ngo akazana izo yahumbye agaterera amazi we n'umukecuru bakarya. umukecuru aramubwira ngo komeza uhumbe, nyiri uriya murima ndamuzi, hari igihe muzahura shaho, hari igihe muzakubitana, humba. Rusi ngo arahumba. Bibiliya mu bice bibiri muzabisome biraryoshye. ngo arimo ahumba igihe kimwe, yari amazemo igihe ntazi uko kingana. wijya uza rimwe ngo urambirwe, jya uhora uhumba gwite. ngo ariko se ngaho twahereye ngo twimuka ngo tuzerera. komeza uhumbe, wowe genda gusa wibyitaho. nyiri umurima ngo igihe kimwe ngo aza kureba uko abakozi bari gukora. muzi ko ajyaza nyiri uyu murima, ajyaza n'ubu yaza. ngo araza, ngo agezemo arebye abakozi, abonamo umukobwa inyuma. amurebye abona ntamuzi. ngo ahamagara abagaragu, arababwira ngo uriya mukobwa yitwa nde? baramubwira ngo boss yitwa Rusi. ntukajye witangira amakuru, bazayavuga. jya wicecekera, si ibyawe. baramubwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi boss. umva ibintu byadutangaje kuri uriya mukobwa. aramubwira ngo nimubimbwire. baramubwira ngo icya mbere yasize igihugu cy'iwabo, kabiri yasize imana z'iwabo, gatatu yasize umuryango, kane yazanye n'umukecuru, kandi kugenda n'umukecuru biragorana. Bowazi ngo arabyumva, aravuga ngo okay, nimumureke turebe ko ejo azagaruka, wenda yaba ari igihe ikirimba cyamufasha. ngo mu gitondo bukeye Rusi aragaruka. hagarutse ntago Bowazi yongeye kubaza abagaragu, ngo yaramwihamagariye, aramubwira ngo muko inyuma y'abandi mvugane nawe. aramubwira ngo bansobanuriye neza, bambwira ibyo wakoreye nyoko bukwe, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye. ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ntabwo uzongera guhumba. ntegetse bariya bahunga, ndabategetse uhereye none amaboko yarafashe ibyawe abirekure. ngo Bowazi ategeka abahungu, arababwira ngo uriya mukobwa ntazongere guhumba, ahubwo ajye yora. ko mutabyumvise? ajya agira ate? yajyaga ahumba, ariko noneho ndategetse ajya yora. Imana igukure mu buzima buhumba, ikwinjize mu buzima buyora. yagukura ku nusu, yagushyira ku kiro. Imana, haleluya. aramubwira ngo kandi ndabategetse uzajya unywera no ku bibindi banyweraho. Rusi ngo wajyaga azana mu gikondorero izo yahumbye. uwo munsi ngo aza yikoreye umufuka. nyirabukwe nkamurebye aramubwira ngo Rusi we wakoze hehe, wahumbye he? ngo asobanurira nyirabukwe nyiri umurima yakoreyemo. umukecuru aramubwira ngo uwo mugabo ndamuzi Rusi we, komeza uhumbe. uzi ko ngo byashize Rusi ngo asubiyeyo azana ibitandukanye n'ibyo yajyaga azana. urumva yarasanzwe azana sayiri, ku nshuro ya kabiri ashobora kuba yarazanye nk'amakaroni cyangwa amashaza. mutinde mw'uyu murima, ntabwo ari wowe uzahora urya ibijumba gusa, Imana izaguhereza n'ibindi. nyiri uyu murima afite meranje ya byose. Rusi ngo azana ibitandukanye n'ibyo yajyaga azana. umva akantu kanejeje muri aya magambo, uko bagendaga babirya ngo bagendaga baba beza kurushaho. twinjiye mw'uyu murima atari ukudusa, tuza dukizwa, twari twarashaje, twambara style utamenye iyo zavuye, ariko tugenda dutinda turacya, tumenye uko bambara, tumenye uko bicara. mureke iyi Betelehemu tuyibemo, nyirayo afite uburyo azatugira abantu bazima. nimuvuge ngo amen. haleluya. nyiri umurima Bowazi
ngo aza gutegura ibirori. Kugira ate? Aza gutegura ibirori. Ateguye ibirori, Nawomi nyirabukwe wa Rusi arabimenya. Ahamagara Rusi aramubwira ngo Rusi we, ngira ngo ibirori ntiwari ubiherutsemo. Amaboko yarafashe ibirori byawe arabirekuye. Ariko uzi kuba mu buzima nta gutumira. Anniversary nta wagutumira. Ubukwe nta wagutumira. Baby shower nta wagutumira. Blood shower nta wagutumira. Gusa urumva koko amaboko afashe ibyawe ataguye kubirekura. Ese muranyumvise? Aramubwira ngo Bowazi yateguye ibirori. None Rusi ndashaka kubijyamo. Nawomi yabwiye Rusi amagambo ane yantangaje. Yaramubwiye ngo icyambere, nujya mu birori bya Bowazi wihezure. Kwihezura kwari gukaraba. Yaramubwiye ati nujya mu birori by'uriya mugabo ukarabe, wisiga utuvu tugenda usa neza. Nimujya muza hano, mujye muza muri freshe musa neza. Muranyumvise? Aramubwira ngo icya kabiri, urebe umwenda mwiza ubereye ibirori ku buryo nugeramo urabusa neza. Ako gafata igipira urarana akaba ari cyo uzana gusenga. Niba uje mu birori by'uyu mugabo, reba umwambaro, vuga uti ngiye kwirirwa imbere y'umwami, ngomba kugenda asa neza. Aramubwira ngo icya gatatu, wirinde kwicara mu ntebe z'inyuma, wicare mu ntebe z'imbere, aho urajya wereka abantu ko wicara uziranye n'uriya mugabo. Muvuge ngo amen. Amaboko akwicaza inyuma kure kure, ujye wicara hehe? Imbere. Aramubwira ngo icya kane, ntuze gutaha mbere y'abandi, utahe nyuma. Nakunze Nawomi ku rwego rukomeye. Buri kintu cyose yabwiye Rusi cyari gifite ubusobanuro. Yaramubwiye ngo nutaha nyuma uramenya amakuru abandi batazi. Kuko iyo utashye mbere ntiwumva amatangazo, ntumenye ibizakurikira. Wowe wirinde gutaha mbere, utahe nyuma. Aho uwo mugabo ari buze kujya kuryama, uze kugenda womba kuryame ku birenge bye, wowe utegereze bizakurikira, uzamenya ibyo ari byo. Ngo abantu bose bamaze gutaha, ngo Rusi ngo azayomboka aryama ku birenge bya Bowazi. Bowazi ngo nijoro arambije yumva Rusi munsi, ngo araza aramworosora, amurebye asanga ni Rusi. Amubwira ati niko muko, k'abantu bose batashye, ni iki cyatumye udataha ukaba wagumye ahangaha? Rusi yabwiye Bowazi amagambo yantangaje. Yaramubwiye ngo nkubwire wa mugabo we, narebye ahantu wadukuye, ndeba uburyo watugaburiye, ndeba uburyo watwambitse, ndeba uburyo waduhinduriye amazina, ndeba uburyo abana bacu bize, ndeba uburyo wadutuje mu uyu mujyi. Kandi mu by'ukuri nubitekereje wasanga Imana yaratugiriye neza. Ubiri terano turi kwicaranye n'abantu baje gusura abantu bahita bagumena, none Imana iragufashirize. Rusi ngo arangije abwira Bowazi ati ibyo byose maze kubireba, nabonye umeze nk'umucunguzi wacu, umuntu ushobora kuzaducungura. Bowazi ngo arita mu gutwi, abwira Rusi ngo uvuze ko n'umucunguzi wanyu nzagucungura, ngaho ryama mu gitondo uze kuzinduka utaha, ibindi nzabikurikirana. Ngo mu gitondo bamuhereza inshuro 6 zikubye ibyo yajyaga atwara. Ngo ageze mu rugo, nyirabukwe akimukubita amaso, urumva yari afite amatsiko yo kumenya ngo ese aho Rusi yaraye umuti wakoze byagenze bite. Umukecuru aramubwira ati Rusi we, byaraye bigenze bitese? Menya Rusi yarakoresheje imvugo y'iki gihe, abwira ati mukecuru hahiye, wakoze umuti ndakwemeye. Ati byagenze bite? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye yavuze ko azancungura. Ibice 3 umurongo wa 18. Nawomi abwira Rusi ngo uwo mugabo ndamuzi, niba yabivuze azabikora. Imvugo yiwe ni tegereza umunsi n'isaha, ubwari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, n'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. imvugo yiwe. Amen. Namenye ariko kuririmba byanza size uko byagenze, kandi numva indirimbo harako numvise muri iyi minsi. Namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri bihe, erega sinakurekura, sinakurekura, sinakurekura. Aiwe, erega sinakurekura. Namenye we
namenye kuri se w'imigisha. Imana yimura ibihe erega sinakurekura. Haleluya, Haleluya. ntabwo nakurekura. Aya ni amagambo Yakobo yavuze. Yaravuze ngo sinkurekura utampaye umugisha. Imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amazi. Imbaraga zawe, imbaraga zawe Uwiteka Mana yanjye zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amazi. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya, Haleluya. reka twicare gato ngane ku musozo mukanya turasenga nimuvuge ngo amen. Bibiliya iravuga ngo nawo mabwira Rusi ngo uwo mugabo ndamuzi ni umunyakuri, ibyo yavuze azabikora. Nimujya mumutaramira. Umuririmbyi wa 68 mu ndirimbo z'agakiza yaravuze ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha ngo utaramire heze cyumbwira. Aravuga ngo mpora nizeye ijambo wambwiye sinkabure ko mbaraga zawe. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo bikomeye biriho undamburire amaboko yawe. Ugomba kuba mu buzima ubwira Imana ngo yonje imbere yawe, mba nteze amatwi nshaka icyo umbwira uvugana nanjye. Haciye iminsi mike soreze kuraka, biravuga ngo Bowazi abwira abami ikibazo cy'umuryango wa Elimeleki, abagezaho dosiye ya Rusi. Aravuga ngo uriya muryango tugomba kuwucungura kugira ngo Elimeleki umuryango utazazima, turawucungura. Ariko umuntu uzacungura umuryango wa Elimeleki azawucungurana na Rusi kugira ngo uriya mwana w'umukobwa wakoreye Imana nawe azabona bazamukomokaho. Uzi ko byagiye kurangira Bowazi abaye umugabo wa Rusi. Rusi wahumbaga mu mirima ya Bowazi abaye muka Bowazi. Imirima yabaye mahumba abaye nyirayo. Abo yabanye nabo ahumbana nabo abaye nyirabuja. Ariko Imana ni nziza mwakagira Imana. Nimuvuge ngo amen. Rusi aba bosi kazi w'imirima yabaye mahumba. Abo yahumbanaga nabo bamubuza guhumba, ahinduka nyirabuja, bakajya bamwita mabuja. Amezi make gusa musome mu bice 4. Rusi yari atwite inda ya Bowazi nyir'umurima. Rusi abyara umwana w'umuhungu amwita Obedi, ahinduka mama Obedi abikirangirire. Bibiliya somera mu bice 4, somera mu bice 4, somera mu bice 4, somera ku mirongo igana hepfo, soma nk'umurongo wa 5. Maze Bowazi aramubwira ati nugura iyo sambu na Naomi ukwiriye no kuyigurana na Rusi umumowabukazi wari mu kanya kwigendera gucikura nyakwigendera ngo uwo izabe gakondo ye. Wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kwicungura kugira ngo ntangiza ibyanjye biragwa. Igendere ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kwicungura. Kera uyu niwo wari umuhango w'Abisirayeli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe. Umuntu yakweturiraga inkweto ye akayiha undi, uko niko Abisirayeli batangaga umugabo w'ibyo. Uwo mucunguzi abwira Bowazi ati uyigurire akwetura inkweto. Soma umurongo wa 10. Kandi na Rusi umumowabukazi wari muka Maharoni ndamuguze ngo abe umugore wanjye kugira ngo ncikure nyakwigendera uwo ngo izabe gakondo ye. Izina rya nyakwigendera rye kuzima muri bene wabo no mu marembo y'umudugudu wabo batanzeho abagabo uyu munsi. 11. Nuko abantu bose bari mu marembo n'abakuru baramusubiza bati turi abagabo b'ibyo. Uwo mugore uje mu nzu yawe Uwiteka amuhanye na Rasheli na Leya abashinze bombi inzu y'Abisirayeli. Nawe ujye werekana gukomera kwawe muri Efurata ube ikirangirire i Betelehemu. 12. Icyaduha urubyaro Uwiteka
azaguha icyaduha urubyaro Uwiteka azaduha ego kuri iyo nkumi rukazahwanya inzu yawe n'iya Peresi uwo Tamari yabyaranye na Yuda. Komeza. Nuko Bowazi acyura Rusi umugore we aryamana na Uwiteka amuha gusama inda abyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati Uwiteka ahimbazwe utakuretse udafite umucunguzi, icyaduha akazaba ikirangire mu Bisirayeli, kandi azasubiza intege mu bugingo bwawe, azagutunga mu bukecuru bwawe, kuko umukazana wawe ugukunda akakugirira umumaro uruta uw'abahungu 7 ari we umubyaye. Nawomi ajyana uwo mwana amushyira mu gituza cye, aba umurezi we. Abagore b'abaturanyi be bamwita izina bati Nawomi abyariwe umuhungu, bamwita Obedi ari we se wa Yesayi se wa Dawidi. Amena. Narifashijwe. Uru ni rwo rubyaro rwa Peresi. Peresi yabyaye Hesironi, Hesironi yabyaye Ramu, Ramu yabyaye Aminadabu, Aminadabu yabyaye Nahashoni, Nashoni yabyaye Salumoni, Salumoni yabyaye Bowazi, Bowazi yabyaye Obedi, Obedi abyara Yesayi, Yesayi abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Hezekiya, Hezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Sharutiyeli, Sharutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu arambagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yes! Hallelujah! Hallelujah! Yes! Yes! Yabonetse kuko Rusi yemeye akava iwabo agasiga iwabo, amaboko yari afashe urubyaro rwa Rusi agira ate? Kuki ufite izina ritazwi? Hari amaboko yafashe izina ryawe. Shaka gusengana n'umuntu uri mu iteraniro, uri kumva hari ibintu bye byafashwe, aho byafatiwe simpazi, ariko byarafashwe. Urabizi ubuzima urimo si bwo wari ukwiye kuba urimo. Marira urarurira, ntabwo wari ukwiye kuba uyarira. Niba urimo kaba wumva hari ibyawe byafashwe, nicyo kiba cyatuzanye i Betelehemu. Tuba twaje kubwira nyiri uyu murima ngo hari ibihungu byafashe ibintu byacu. Bowazi ngo ategeka abo bahungu, arababwira ngo ntimuzongere kumubuza. Hari umuntu wicaranye natwe uri kumva hari ibintu bye byafashwe, yaba ari akazi, yaba ari perimi, yaba ari diplome, yaba ari urubyaro, yaba niba uri kumva hari amaboko yafashe ukaba ubyiyumvamo, uhaguruke abirekure. Agira ate? Abirekure. Vuga n'ijwi rirenga ngo abirekure. Zamura ijwi uvuge ngo abirekure. Urabizi hari ibintu byawe byafashwe, umwanzi yahambiriye, bigomba kubohoka, bigomba kurekurwa. Bowazi ategeke. Agira ate? Muzamura ijwi. Agira ate? Bowazi agira ate? Ategeka akazi kawe, ategeka ubeho neza, tegeke wambare neza, tegeke urye neza, tegeke nawe utware uyu mujyi ugire mu butaka. Ategeke. Dukomere Imana amashyi. Kwakira umushumba yegere hano hino, tuyobore mu uyu mwanya mwiza wo gusenga. Kongera dukomere Imana amashyi.